Felix Antoine Tshisekedi n'abasirikare bafatanyije uru rugamba ndetse by'umwihariko na Evariste Ndayishimiye bamaze iminsi barariye karungu. Iminsi Felix Antoine Tshisekedi amaze mu bitaro bisa nkaho byamukanguye ndetse bigatuma n'amagambo yavuze yiyamamaza asa nk'ari amagambo akomeye. Ati abanyarwanda narabihanganiye, amagambo navuze bisa nkaho bayaciye amazi, gusa none uwo munsi ngiye gukora ibintu bikomeye cyane. Ibintu ngiye gukorera u Rwanda bisa ngaho bazabyandika mu mateka y'iwabo. Ati abanyarwanda kubihanganira bigeze aha, najya no mu bitaro ngasanga indege zanjye basa nkaho bazinjiriye, bisa ngo buri kimwe cyose ngiye kuba nagikora kandi nsanga ushimisha abakongomani. Uru rugamba ni urw'abakongomani, ni urugamba rwo kwibohora, kubera ko u Rwanda gukorana n'umutwe mu 23 kandi tugakora uko dushoboye ngo tubashinze iki cyaha, by'umwihariko badufashe n'uyu mutwe mu 23 uve muri amashyamba byaranze, ahubwo barushaho kubatera inkunga ku bijyanye n'igisirikare ndetse n'intwaro zikomeye cyane. Ngataho bigeze maze kuba byagera ku rundi rwego. Ati rero Felix Antoine Tshisekedi ibyo agomba gukora byose ngagiye kuba yabikorera abakongomani. Ngati iki ni cyo gihe kandi iki gihe kirageze, bagombe bakore ibyo biyemeje. Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugenzi Felix Antoine Tshisekedi inkuma mashyi cyane bafatanyije urugamba rwo kwinjira mu Rwanda ngo ndetse bakabohora abanyarwanda. Gusa umunyarwanda yaricara ababwira ati iyo twizihiza umunsi wo kwibohora ese musinziriye? Ati ngaho ni karibi wacu aho mutazigera musubira mu gihugu cy'iwanyu amahoro nk'uko mwayazanye. Ati nimuza mwitwaje intwaro by'umwihariko mushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, tuzabasubiza izindi kandi zo kubasubiza inyuma, kandi imibiri yanyu ishobora kutazasubirayo amahoro. Bityo umusirikare wa Congo cyangwa se undi wese wumva ko yakinjira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'abaturagihugu babo, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi. Abarundi bakunze kuvuga ko umurundi wese uzinjira mu Rwanda afatanyije na Felix Antoine Tshisekedi mu gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, atonguwo azabanza asezera umuryango we kuko biragoranye cyane ko azagaruka mu gihugu cyamubyaye. Ikindi abanyarwanda bemeza ko aho intambara yaturutse ari naho igomba kuba yazimirizwa. Bityo Felix Antoine Tshisekedi ngibyo akora byose ajye yibuka ko afite ikibuga kinini cy'imirwano aho dushobora kuba twararwanira kurusha mu Rwanda. Nta ntambara dushaka muri utu turere, gusa mu gihe biri ngombwa ko umuntu yadushoje intambara biragoranye ko twarwanira, ahubwo twamusanga ahari bityo tukamuhana mu gihe cyari cyo cyose kandi ntabwo dutinya ibihano. Nk'uko Felix Antoine Tshisekedi ibyo akora byose kuri ubu arimo arashakira u Rwanda ibihano bikomeye cyane, by'umwihariko gushinza u Rwanda gusahura mu ya Kongo, by'umwihariko mu binombe. Icyo nacyo kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Ngati Kigali itunzwe n'amabuye ava muri Kongo, ngo usibye no kuvuga ngo itunzwe n'amabuye, ahubwo u Rwanda rwose rurimo rurakizwa n'amabuye ya Kongo. Mu gihe nyakubahwa Paul Kagame we asubiza arakaye cyane, abasubiza agira uti ese koko niba imitungo ya Kongo ishobora kuba yakiza u Rwanda ndetse bagakira ku rwego mushobora kuvuga ko bakize, ni gute idashobora kuba yakiza igihugu ubwacyo yaba iturukamo? Ati icyo ni ikibazo ndetse ni nacyo kibazo Kongo ifite muri rusange. Ati se ko mudushinze umutwe mu 23 by'umwihariko mwigeze mutekereza ku cyateye kubaho k'uyu mutwe? Ati ibyo niba mutarabitekerezaho icyo nicyo kibazo cyonyine mufite. Ati rero nimwicara mugatekereza kuri ibyo byose bizatuma mumenya naho mushobora kuba mwarwanya cyangwa se umwanzi muhanganye aho mushobora kuba mwamuhera. Ngo naho abanyarwanda ntabwo bashobora kuba bwabo bakicira bene wabo bari ku butaka bwa Kongo nk'uko bivugwa. Ati kwica abaturage bavuga ikinyarwanda muri Kongo ari nabyo umutwe mu 23 uvuga ko urwanira kandi kushaka amahoro y'abaturage kuri ubutaka, ikindi bakabereza kwisanzura. Amabuye ava muri iki gihugu akagirira akamaro abaturage bagituye. Mu gihe ibyo byose rero bidakozwe, M23 izarushaho gufata ibindi bice bigiye bikomeye, by'umwihariko bibamo ayo mabuye y'agaciro, ubundi acukurwe n'abarwanya umutwe mu 23 afashe abaturage b'agace bafashe, kubera ko ngo Felix Antoine Tshisekedi adashaka kumva ibyo M23 imubwira. Kwicara bakaganira
Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko bitazigera bibaho hagati y'abarwanya umutwe M23 ndetse nawe, ngo gusa u Rwanda nirwemera ko baganira bazaganira. Inyamara ibyo byose yabivuze agira uti ngo ikindi narambiwe ibiganiro hagati yanjye n'u Rwanda bikenewe vuba kuko abakomando banjye bari tayari. Nk'uko yabivuze yasaga nk'usubiramo amagambo yavuze yamamaza ati ubu mfite igisirikare gikomeye cyane, narasa umujyi wa Kigali nibereye iwanjye. Nyamara ibyo ngibyo nubwo yabivuze barasetse cyane abanyarwanda, ati se koko yabikora? Ati aribeshyera. Nyamara kuva kuri ubu Felix yava mu bitaro, ibitangaza cyangwa se amaze kwizeza abaturage be bisa nkaho bimaze kugera kure. Abaturage ba Kongo nabo bamaze kuba ingoma amashyi za Felix Antoine Tshisekedi. Iyo ababwiye amagambo akomeye ku gihugu cy'u Rwanda barushaho kumva ndetse no kumukunda. Ashobora kuvuga ko ashobora kwinjira mu Rwanda, urukundo rukarushaho kwiyongera. Ngibyo rero ibiri kuvugwa kano kanya, ndagira ngo ukore subscribe wanga kurica niba uri mushyashya, ahubwo akamenyetso k'umutwe ibyo bwawe anditse subscribe kugira ngo turamburire hamwe izi page z'amakuru ndetse turebera hamwe n'ibyo Felix Antoine Tshisekedi yaba ari gutekereza, turebe niba koko bishobora kuzamugira akamaro, kuko ibintu nabuvuga ko rwose bisa nkaho bimaze kugera ku rundi rwego. Ndagira ngo ukore subscribe rero aka kanya, ubundi turebera hamwe izi page z'amakuru zakomeje kugenda ziratitiza ibinyamakuru bigiye bitandukanye bavuga ko intambara yeruye yaba igiye gutangira hagati y'u Rwanda na Kongo. Nangwa akamenyetso k'umutwe ibyo bwawe yahanditse subscribe cyangwa se sabo abitewe n'urimo urimo kano kanya, kugira ngo tujye turusha kubanditse mu nguni ibiganiro byiza abicanga ku Ntashyo TV show. Wakoze neza rero kuba kandi subscribe by'umwihariko mushyashya, ndetse nawe usanzwe dukurikirana niba amaze kuba bikora, ikaze ngo yumvire byinshi biri kuvugwa hara n'ubundi mu mashyamba ya Kongo. Birumvikana ko Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ashobora kuba ari gutekereza kwinjira mu Rwanda nk'uko yabitangaje akimara kuva mu bitaro ku ya 31 z'ukwezi kwa karindwi. Nibwo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje amagambo akomeye cyane, kamera zirenga 50 zimwerekejeho abwira abanyamakuru be ati biragoranye cyane ko u Rwanda narwihanganira kandi naberetse ko nshoboye, gusa nibigeze babyemera. Ati naho ndwariye gufasha umutwe mu M23 gufata ibice bigiye bitandukanye, ati ibyo byarandakaje cyane narabyumvaga bikanshengura, gusa ubu ngubu ngomba gukora uko nshoboye nginjira mu Rwanda. Isezerano nahaye abaturage igihugu banjye ndetse ngarishyira mu bikorwa, ngo kandi ibi ngibi ngiye kuba nabikorera abakongomani muri rusange. Ati rero ndabasaba ko ngo bamufasha, arabasaba ko bamufasha ku rwego rukomeye cyane, by'umwihariko ngo bakamukomeza kumushyigikira, bashyigikira n'abasirikare be cyane ko bakeneye inkunga ikomeye cyane no ku rugamba yo guhereza abarwanyi ba FDLR ndetse n'ababarwanyi ba Wazalendo ku bijyanye n'imirire, kugira ngo by'umwihariko bagire imbaraga ku rugamba. Nubwo byananiranye gukura aba barwanyi umutwe mu M23 ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko Felix Antoine Tshisekedi avuga ko adanganye n'aba barwanyi gusa, ndetse ko ari abasirikare b'u Rwanda biyitiriye uyu mutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo. Ikindi bakaba bashaka gufata iki gihugu cya Kongo kikayoborwa n'abarwanyi umutwe mu M23 nk'uko byatangajwe n'umukuru w'abarwanyi agira uti gufata Kivu zombi nibyo byonyine bishobora kuba byahosha ubwicanyi buri ku butaka bwa Kongo ubundi bugashiraho burundu. Ngo mu gihe rero Kivu zombi zitarafatwa ngo biragoranye cyane ku rugamba rwaba ruzahagarara na rimwe, nk'uko Felix nawe Antoine Tshisekedi yabitangaje agira uti ati n'agace kose bari bafite ndasaba abasirikare banjye kuba babakura muri utwo duce, by'umwihariko n'umupaka w'ishashi uhanya imbibi n'Ubugande ndetse na Kongo. Bivugwa ko ari bagiye no kuzajya haca intwaro z'abarwanya umutwe mu M23 zinjira muri Kongo kurwanya Felix Antoine Tshisekedi. Ati by'umwihariko uyu mupaka ufatwe vuba ngo kubera ko ushobora kuba ikibazo kuri Kongo, by'umwihariko nk'uyu mupaka wa Petite Barriere ntabwo bashaka ko uzafatwa n'abarwanyi ngo b'umutwe mu M23, kuko n'ubundi bo baramutse bafashe umupaka wa uzwi nka Petite Barriere ntabwo mu bwayo yaba yafashwe. Nyamara imigambi ni mibi cyane ko n'ubundi abakomando b'u Rwanda bajyamiye amajanja biteguye kurwana n'umwanzi aho yaba aturutse hose. Ngibyo rero ibiri kuvugwa hariya muri Kongo. Wowe niki wagiramo inama Felix Antoine Tshisekedi? Amagambo akomeye ndetse ari nayo abakongomani bamushinja, ndetse n'undi wese avuga ati Felix Antoine Tshisekedi agira amagambo y'iterabwoba nyamara kuyashyira mu bikorwa byaranze. Ngibyo rero ibe byiza rero, ciao ciao.